hari igihe twishizemo nk'abantu benshi babyishizemo ko umuntu ushize muri biriya bihugu bigoye cyane kugira ngo tuzi ko abantu nyine bene bakiri hano bagifite ubushobozi bwo hasi mu bushobozi nibo baje gusenga bagahimba indirimbo bakagira gute ariko kugira ngo mu biriya bihugu by'abantu bihagije mu biribwa kugira ngo bumve nyine ko bahimbye indirimbo inyeganyeza igihugu muzukuri Imana kugirire neza turakwakiriye turakwishimiye kaduha indirimbo Uwiteka Mana nziza turagushima ndio turaguhimbaza kuri Imana turagushima ko ukomeye uri umurengezi hano hantu mpagaze ntaba ari njewe ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro ibyo mvuga ibyo nkora biguhesha icubahiro n'abari mu ijuru bose jewe ntaco ndico ariko wowe uri Imana kandi ukorera muri jewe ganza kuri Imana ganza ko ukomeye ganza ko wumva gusenga k'umupfapfa nkanjye ganza kuko umpanaguye y'ibyaha kugira mpagarare hano hantu hera ushimwe ko wumvishe gusenga kwanje amen Imana yacu icubahiro haleluya natwe turashimana kuba duhagaze hano hateye ubwoba muri kumbona ndi gutitira impamvu hateye ubwoba reka nyibasobanurire si ubwinshi bw'abantu ni ukubera hahagarara abantu basizwe n'amavuta kubona ngo ndahantu pasiteri bishop avuye pasiteri simuvuga mu izina avuye murumva hadakomeye ariko hamwe n'Uwiteka biragenda neza ikindi ndabasha gusaba imbabazi nciye bugufi kubera ko amasaha twari twavuganye sinayubahirije ariko nibyo narindimo ni umurimo w'Imana twiriwe dukora indirimbo nimba munayibona neza no ku maso mfite umunaniro mwinshi twiriwe dushutinga indirimbo zigera kuri 5 zose umunsi wose ariko nari nemeye ko ngomba kuza kandi ndanezerewe ko nkandagije ibirenge byanjye hano so ubuyobozi bumbabarire ciye bugufi ntago nasuzugura itorero ry'Imana muri mu gihe cy'amasengesho narabikurikiranye nkunda kubireba live yo ntageze hano gusenga hari umuntu ejo wundi wambwiye ngo bino bintu dukora ni business ariko gusenga umuntu utarakumva arakubarirwa nari impunzi hari igihe umuntu ujya aririmba indirimbo imwe abantu bakamuzamura mujya muyibona ejo bwacyo umuntu akibagirwa aho yavuye gatangira kwibona uko atari ngiye nabaye impunzi mu nkambi ya Kibuye Kiziba nimba muyizi ariko ubu ngubu mu mategeko ndi umwene gihugu wa Australia muzano byavuye ku kuba nkiri umwana mutoya narapfukamaga ngasenga nuko abantu bajyagiye ni iby'ubusore ntabwo ari nge nta nubwo mfite n'ijwi ryiza no kuririmba ntabyo rwose ntabyo nshoboye ariko nyandirimba nararirimbye umunsi umwe ndavuga ngo kagasambi wasengeyeho kabayirembo rifungure imigisha kagahinda wahagiriye kabaye intandaro yo guhindurirwa ubuzima haleluya muzi impamvu mbaririmba iyo ndirimbo nayanditse ndi kwibuka mbwira umutima wanje ngo ntuzibagirwe nubwo ufite imodoka nubwo urya ntuzibagirwe ko wabaye impunzi mare ndarima ngo kagasambi wasengeyeho kabaye irembo rifungure imigisha kagahinda wahagiriye kabaye intandaro yo guhindurirwa ubuzima nugerayo uzabona byose biri mu butunzi ntuzibagirwe Imana yawe yabikoze uzambara neza uzarya neza
ntuzibagirwe imana yawe yabikoze. Yakubonye uri mu butayu babaye igukurayo, mutima we ntuzibagirwe. Yakubonye unga icyaha muri Edeni irakigukiza, mutima we ntuzibagirwe. Hari umuntu uri kumva ayo magambo? Aka ni agasambi turi gusengeraho. Jye nasengeye dosiye y'iwacu, ndasenga nkavuga ngo nshaka kujya hanze. Mwumvishe kadavuga ngo mfite leta yanjye. Ubungubu ndi umugabo uri mu rugo rwiwe, ndihahira ndiyambika. Kandi nawe kuri wowe musore birashoboka ubihuje no gusenga Imana. Nubwo mba hanze ahantu haruhije, ariko nyangeri mu rugo ngasenga, ngapfukama ngasenga, ngasoma ijambo ry'Imana, kabwira Imana ngo sinzibagirwe. Imana imare kunsubiza, ndavuga ngo numvishije amakuru yawe, ngo ntugisome inzandiko wandikiwe na Pawulo, kandi nizo zakumenyeshaga iby'ubwiru bw'ijuru no kuguma kw'isezerano. Kimurumva? Numvishije n'ayandi ambwira ngo ntukigera herahe, umutima wishyize hejuru, kandi nibyo byakugumishaga ku gicaniro kongera ubusabane n'ijuru. Mwana wanje niwumvise gukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayemo nta n'umwe ukuzi. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Haleluya! Uko Imana nibasubiza muzibagirwa gutanga mitiweli. Hano narumvishe ngo mufite affaire sociale bajya batanga mitiweli, munyandike y'ibihumbi 100. Mureke mbabwire, nta kintu cyiza nko kwerekeza isengesho mu mihana y'abandagaye. Ko kimurasenga bo ntibazi iyo bari, ntibazi ahantu bari. Nicyo nkundira Pastor Theogene, ajya avuga imirimo ikomeye, imirimo ajya akora bahanze iriya mba. Ejo bundi naraje mbona ubwana burindwi buri kugendagenda ku muhanda bwambaye nabi, ndavuga ngo nibaze bampobere, bajana mu wanje turasangira. Uwo munsi hari ikintu nangize iminsi ndi gukora hano cyaranze. Uwo munsi Imana iragisubiza. Mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza, zibuke bya bihe wabayemo nta n'umukuzi. Mwana wanjye niwumvise gukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayemo nta n'umukuzi. Nubona ubuzima bugenda neza, mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza, inzuri isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Uzature ngo sinjuriho, ni data wenyine wahawe ikaze muri nje, maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo, utoza akanwa kawe
imihana nibakoma amashi isika kwitukomere mwana wanje ntuzigere wishira umutima wakira bababaye umutima wakira bababaye amasi yumva biheze mwana wanje ja wicarana naboroheje haleluya nahawe ijambo n'icyubahiro bigenerwa b'ijuru ryatoranije none umutima wawe uragambirira ukeneye kwitwa igikomerezwa mwandikiye nkwibutsa kw'amaso areba ntahage kw'inzuzi zitemba n'izuzure wige guca bugufi mwandikiye nkwibutsa kw'amaso areba ntahage kw'inzuzi zitemba n'izuzure wige guca bugufi abemeye guca bugufi tuzamuka haleluya haleluya tukaririmbe bwa nyuma asigaye pasiteri atambuke mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana aye mwana wanje mwana wanje nubona isi gukomeye amashi uzibuke za bihe wabaye mu ntano mukuzi mwana wanje nubona ubuzima yo mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana mwana wanje yo niwumva isi gukomeye amashi uzibuke za bihe wabaye mu ntano mukuzi nubona ye nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu turakoze cyane mwana muje bamwe mwese ngani nibaze turamishe gatoya nimangire nikorwa idufashe mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze n'ayabandagaye mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana mwana wanje nubona ubuzima bugenda nubona ubuzima bugenda neza Andirimbo yitwaje mureke tuyiririmba nimara neza Joyce mwanya bakomeza uzature ngo sinjuniho binatawe inde wawe ikaze muri nde mazutegere kure iminsi nk'iriho Pasiteri Theogene kimwe mu bintu mukundira yakivuze nkibwira Richard na mukongomani twicaye hariya niba ari abana agira mu wibazarera azarera baba mu wiwe nahize umuhigo ishuri nirifungura bazanshakiremo umwe nahize mu ishuri igihembwe kimwe hari Imana yamukuye adashobora kwibagirwa bityo bigatuma nawe azana abandi bari n'ahandi ari nabitekerejeho kubera ko nanje hari Imana yankuye tuzamura ibiganza rero yagira turirimbe tubizamure kera ko mu manu yamurabuciye haleluya
umeka ni ya mafanikio yetu, umedirizi umeka mata baraka zetu. Sasa tunasema tumeshatambua vita tunapigana, tujue haki zetu. Sasa tunasema tumeshatambua vita tunapigana, tujue haki zetu. Ukana usipende lazima uishi, tunachoka achia baraka zetu, familia zetu, mafanikio, nyumba zetu, ndoa zetu, baraka zetu, masomo yetu, nchi zetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kutoka kuzimu kwa jina la Yesu sikia. Hapo ulimwoni na majeshi yake kwa jina la Yesu kimya. Tunabomo, tunaharibu, tunakabali, tunateka mateka, tunanyang'anya. Lazima tunashinda, tunabomoa, tunavuta, tunabomoa, tunavuta, tunabomoa, tunavuta, tunabomoa, tunavuta, tunabomoa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Tugiye gusigura amariba mu ndirimbo. Umukozi w'Imana Matayo. Rinda neza icyo wahawe. Rinda neza icyo wahawe. Hatagira ukwamu ingabire yawe. Rinda neza icyo wahawe. Rinda neza icyo wahawe. Rinda neza icyo wahawe. Hatagira ukwamu ingabire yawe. Rinda neza icyo wahawe. Nibaza nta muntu Imana yaremye itamuhaye impano. Niba nta n'iyo usaba umwuka wera yo kwishurira, ariko uyikoresha kuko nicyo Imana yakuremeye cyonyine. Bwana sifiwe. Hallelujah. Oya niwe nereko umaze gutwara iby'agaciro. Oya niwe nereko umaze gutwara agaciro. Rinda neza, rinda neza, Kugira ngo kuri wa musuza nawe. mureke guhombera Imana tafazari. Abarinde niba ari ndo bakavuze ni pastor tuje. Uzuzugira Imana ukabona naguhaye mikrofone ngo uririmbe, uzamuhisha amatira mu kirere. Kubera ko ejo tuhazi wona pfejo. Ukore mu gihe ubonye umwanya. Curanga sebeni papa. Hari indirimbo imaze iminsi n'izibiri. Izo ndirimbo zose tanga umwanya. Yes. Yes, yes. Uzamurwe, usingizwe, byiringiro bidakoze isoni. Uzamurwe we Mana, byiringiro bidakoze isoni. Uzamurwe, usingizwe, byiringiro bidakoze. Uzamurwe, Usigizwe, byiringiro bidakoze isoni. uzamurwe, Uzamurwe, usingizwe.
imbaraga Imana igumugisha bwira mugenzi wawe ngo amen 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 birasobanura ngo bire bityo ubwira ngo amen 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 uraregeye kwiriye gukora umurimo watumye hakiri kare ugiye kwira ngacuraga yandi waruvuze usabwa nawe yari yarashobora sinayiririmba Jesus. Tubone imbaraga zawe Mana, imbaraga zimeze imbaraga. Tubone imbaraga zawe Mana, imbaraga zimeze imbaraga. Tubone imbaraga zawe Mana, imbaraga zimeze imbaraga. Ukuboko kwawe ni kube kure yacu. Ibyiringiro bishya kuba kwizera. Ukuboko kwawe ni kube kure yacu. Ibyiringiro bishya kuba kwizera. imbaraga wewe Haleluya. tukende imbaraga ukuboko mana we ukuboko turemere umunezero Uzuye, turemere ibyishimo uzuye, turemere umunezero uzuye, turemere ibyishimo uzuye, turemere umunezero uzuye, turemere ibyishimo uzuye. Hallelujah. Yakunda kwivuga bigivamo n'ibishimira Uwiteka Imana izabwibza umutima wawe zose wifuza ndashima Imana aje amateraniro ngererewe kubera impamvu ubundi simbikunda rya jambo ryafashe iriya gukora umurimo wanje nurora hano Kigali zo ngarara hano kagenda ugasanga umurimo nagomba gukorera hano ndawucikije cyangwa usize gica bamamagaye nijoro hari ikindi gihugu nagombaga kuraramo kurarangiye baramamagaye ejo mugoroba kurarangiye simbona indege simbona icyangombwa kincisha ku modoka nshakisha inzira ndahebura barwereka ramwe ngo tutane aho bari bari tuje gusenga ati mureke ndahe jenyine ije gushaka icyo ndibukorere iki kibazo haleluya 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 dukeneye kubona imbaraga z'Imana imbaraga zimira izindi imbaraga byari bigoye kubona uburyo ushobora guhita ngenda ku kanya kuko sinari gukatisha indege saa 2 za nijoro ndi bugende mu gitondo cyangwa nari kugira gute amaze muri gisubizo kanamira ku ndirimbo y'aba ba Kingdom ivuga ngo iriya ndirimbo hari igihe biza bigera mu mashimwe bikaba ngombwa gushima n'ubwo ufite ikibazo akanwa kanje kazavugisha imbere yawe kandi sinzabona kuvuga imirimo ikomeye ayiwe umwami w'Uwiteka yankoreye umwami w'Uwiteka yankoreye
urikira amaseko ngo nawe urikira amaseko ngo shema ziberene zegenda inyuma ziberene zegenda inyuma Imana isibura amariba muri uyu mugoroba. Haleluya. Imana isibura amariba mu izina rya Yesu. Iri ukeneye ko rifunguke mu izina rya Yesu. Basa tuzotuvuga imirimo y'Imana kuko ntabwo twayibona. None tuzoja kuyivugira he? Hari ahantu yaboneye. Nahaga churanga baba. Churanga sebi. Indime dusenge. Continue passer ça. None tuvugiki bari mu ruhande rwacu yadatanije ababisha bose abanyuza mu nzira zirindwi. None tuvugiki bari mu ruhande rwacu yadatanije ababisha bose abanyuza mu nzira zirindwi. Suri Maria,
Promeritati masina. Usiburi riba uhakikishe kwa riba. Zamuka baba zamuka. Riba. aravuga ngo hari umuntu ngo Imana yamubwiye ngo ibihe byagenze nabi ngo nataha ngo ahindurize ikintu cyose yambaye ngo Imana hari ikikora. Numva ninjye uko yabivuze detail, ndataha narahindurije, nta kintu ntahindurije. Nkimara guhinduriza ahubwo ibintu birushaho kuba bibi, ariko ndakomeza ndizera, ndavuga ngo Imana igomba guhindura ibi. Ndashima Imana ko Imana ubu yampinduriye. Meze neza cyane, meze neza, hari ibitari bimeze neza, meze neza. Nanezerewe cyane. Sinabona uko mvuga Imana yampinduriye ibi. Nari muri sosiyete ariko Yesu yarakoze. Yesu warakoze. Ntabwo njyewe muri natire naremanywe ibyishimo. Abantu barabizi kubona mpisha amenyo byari bigoye, ariko hari ibintu bitagendaga Yesu abigenza neza.
ibisubizo shaka turi kuri kodinga abatwa turi kumwe nana ngo tuyiririmbe bigusengeje ucifuze bibabwiye Imana yakoze ubiharire Yesu uyu mugoroba ubiharire biramo umufasha utabura kuboneka muzago no mu makuru urindura inkike zirazirituka ari n'amawimbi na upepo wavu utuwakoze tuvurega inyanja n'izisuma ibicu bigahinda uko dukwereka yuko dukunda n'izisuma ibicu bigahinda uko dukwereka yuko dukunda inyanja n'izisuma ibicu bigahinda uko dukwereka ahimbazwe Kristo. Umuhungu umushyitsi uvuye hano kuririmba yavuze ibintu byerekeye n'ubuhunzi nanjye yanyibukije amateka nabaye impunzi muri 96 muri 1996 nongera kandi impunzi mu 2008 mu Bwongereza ndashimira Imana nanjye aho yamvanye so kubwizo mpamvu buri mwaka nanjye nibazajya bajya gutanga mitiweli banyandikeho abantu 30 bazajya babimbaza Pastor Baranzi izajya mbikora Imana ihabwe icubahiro Inyanja n'izisuma ibicu bigahinda